nkoranyambaga zibahuza usibye WhatsApp mushobora guhuriraho mukavuga ngo tugiye gutegura isengesho runaka turahurira kuri TikTok live? Bo ntabwo turabitangira, turacyabitekereza ariko ntabwo turabitangira. Live ntabwo turatangira kuzikoresha. Yego. Hanyuma umujene uri hano ushobora kudukurikira muri iki kiganiro turimo turagirana akaba yifuza gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bumubyarira amafaranga ariko nanone mu buryo bumufasha kwitagatifuza, wamubwira iki? Namubwira ko atakurikira inyungu cyane z'ubushobozi cyangwa z'amafaranga kuruta kwamamaza, kuko iyo umuntu akurikiye inyungu z'amafaranga bituma akora ibidakwiriye gukorwa. Ariko mbere na mbere yashize imbere ukwemera no kugaragara no kwamamaza ivanjiri, akumva ko inyungu ya mbere ari ugufasha abantu guhinduka no gufasha abantu kwitagatifuza, iyo niyo nyungu ya mbere. Nabashishikariza rero kwamamaza ubutumwa bwiza badaharanira izindi nyungu, kuko iyo uharanira izindi nyungu hari gushiramo ibindi bintu bitajyanye n'ukwemera kandi